ari ikintu gifite ubwiza, niba ari ikintu gifite umwimerere, niba ari ikintu cy'agaciro kiruta ibindi by'agaciro, gukorera Imana, kuririmbira Imana, kuvuga Imana yawe, guhagarara uhagaze mu muhamagaro w'Imana, kuvuga uhagarariye Imana, ni uburyohe n'umunyenga. Oriya bosika shatarakasha. Nta kazi karuta kangaka, nta mugisha waruta uyu nguyu, nta butunzi bwa rutubu, ntacyo watunga cyaruta gukorera Imana, nta uzagera haruta gukorera Imana, nta uzicara haruta gukorera Imana, ntacyo uzatunga cyarenga gukorera Imana. Ntikibaho, ntikizabaho, ntikigeze kinabaho. Umunsi umwe izakuvana ahantu, umunsi umwe izaguterura ahantu, umunsi umwe izakwicaza ahantu, umunsi umwe izagukomereza ahantu, umunsi umwe izagutereka ahantu. Hari imbaraga zijya ziterura umuntu zikamutereka ahantu, hari imbaraga zijya zivana umuntu ahantu zikamutereka ahantu. Ninde ubyumva avuga ngo amen? Oriya bosika tanasika tatasiya shaybo. Ukeneye ijambo rimwe gusa, umuhesha. Reka mbabwire, abantu benshi batwaye ibintu bitari ibyabo, ahubwo harabura umuhesha gusa ngo bibone nyirabyo. Iracyari yo kwizerwa nubwo umwanzi ahari, iracyari yo kwizerwa nubwo hari icyaba cyagiye, iracyari yo kwizerwa nubwo haba hari icyapfuye, iracyari yo kwizerwa nubwo umwanzi yaba yaratwaye ibifatika byawe, kuko ibanga ni rimwe. Imana ifite umuhesha w'ibyawe, Imana ifite umuhesha w'ibyacu. Agakiza gahindura sitati, agakiza gahindura sitati, agakiza gahindura amateka y'iwacu, ayiwacu akazingwa, y'Imana akazingurwa. Umva nkubwira, amateka yahashize agiye kuzingwa, amashyashya azingurwe. Akira amateka amashyashya mu izina rya Yesu, adashingiye ku iwanyu, hadashingiye ku bavandimwe bawe, hadashingiye ku nshuti zawe, hadashingiye ku kindi icyo ari cyo cyose, hashingiye kuri Kristo umuhesha w'agakiza. Ninde wabyumva akazamura haleluya, 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 haleluya. Umuhesha, umuhesha w'ibyawe, umuhesha w'amasezerano yawe. Imana ivuganye nawe imyaka myinshi, Imana ivuganye nawe amezi atari makeya, Imana ivuganye nawe mu nzozi, Imana ivuganye nawe ugenda. Wageze kwinjira igihe cyo kujyana n'umuhesha. Umva, ntabwo mvuga ngo amasezerano azaza, Imana iguhaye umuhesha wo kuyuzuza. Haleluya. Con
ihame tegereza umunsi n'isaha ungarira tawabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ndabashobora kugara. Tugeze ku munsi wo gusoza iminsi 7 y'amasengesho. Gusenga nicyo kintu cya mbere gikomera ariko kandi gishoboka. Abantu benshi bavuze gusenga, hari bamwe babishobora, hari n'abandi batabishobora. Hari abumva basengerwa kabatigiye bariko bazansengera, zajya bamfasha. Ariko igitambo cy'amasengesho gikeneye buri muntu wese. Gusenga si ibya pasteri, nta nubwo ari ibya protokole na diakoni na evangeliste n'abashumba, oya ni iby'abantu bose. Iyo udasenze hari aho udatsinda, iyo udasenze hari bitabohorwa, iyo udasenze hari imbaraga bataguha, bisaba ko uzihabwa wagize ute wasenze. Abasenze rero Imana ibaho umugisha, n'abaprofise bakaza uyu munsi kubw'akanya tewe n'akazi. Sibye k'akazi ni byiza iyo ubimenye, ushobora gusengera mu kazi kandi nabyo bigatanga umusaruro. Twajyaga ducuruza ariko tugasenga, ukaba fata isaha ya saa sita abakiriya bagabanutse, ukegekaho umuryango ukajya mu cyumba cyawe ukabwira Imana ngo Mana, n'ahandi niwe wahampaye, n'aka kazi nkora k'ubucuruzi niwe wakampaye. Utakandindiyemo ushobora kujya mu gihombo, kuko abahombye ntacyo mbarusha. Nubona abandi bagwa aho uhagaze, ujye umenya ngo burya nawe wahagwa. Nubona umuntu bamukuye mu ntebe ukayicaramo, ujye umenya ngo nawe igitondo kimwe wayivamo. Nubona abantu bajya guhamba bakagaruka barira, ujye umenya ngo nawe ejo wajyayo nawe ukagarukana amarira, kuko ibibazo abantu barabisangira. Icyakora ibyitandukana n'ibihe. Shobora kuba ndira none wowe useka, ejo nawe ukaburira nanjye nagize ute nasetse. Dore ibanga ryo kubaho ni ukubaho imbere y'Imana, ariho dutegerereje guhozwa no gushimisha. Uko Imana idushimishije bifata igihe kirekire, ariko kandi iyo dutinze kujya imbere y'Imana tugira ibibazo bishobora gutuma tuzagira umubabaro tutazashobora kwihanganira. Amen. Kimwe gituma duhora imbere y'Imana ni ukugira ngo tubashe gukomera, tubashe no gukomeza abandi. Kuko iyo umuntu asenga arakomera, iyo umuntu asenga arahumurizwa, iyo umuntu asenga aranesha, iyo umuntu asenga yumva izindi mbaraga muri we. Iyo umuntu asenga, gusenga rero ni byiza. Abasenze n'abaje gusenga none, Bibiliya ivuga ngo waje mu gitondo n'uwaje nimugoroba batanye umugisha ungana. Ntabwo Imana iri buze gutanga umugisha ku basenze kuva ku wa mbere gusa, ahubwo Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi igirira neza bose, ariko kandi hari bagaje tuba dufite zitandukanye. Amen. Imana yavuganye natwe byinshi, ariko kandi kuwa kane twagiye tuganira amagambo atandukanye. Murabizi twasomye ibyanditswe bitandukanye, ariko tuvuga ku kintu kigendanye na karande. Johnson yagerageje kwigishaho, n'abandi bagiye babigarukaho, no kugenda dusenya ibyo bintu. Twavuze ku gusenya ibirindiro by'umwanzi Satani, tuvuga gusenya ibihome by'umwanzi no kumenagura imyuka y'uburyo bwinshi. Iyo bavuze imyuka y'uburyo bwinshi, hari imyuka dukirana nayo tuyizi niyo tutazi, kubera ko muri iyi si hari ibyo tumenya tubibigwe n'umwuka wera, hari n'ibyo tutamenye bitewe nuko turi ahantu umwuka wera atatuganiriza. Hari ibyo tumenya tubibwiwe n'ijambo ry'Imana, hari n'ibyo tutamenya bitewe n'ubumenyi buke mu ijambo ry'Imana. Bamwe bagakora ibyo batazi bikabagiraho ingaruka kubera ko babikoze batabizi. Noneho hari icyanditswe njya nkunda kwitaho cyane, kiri mu maganya ya Yeremiya 5:7 kugera ku 10. Havuga uruhererekane rw'akarande k'abagenda batubaha Imana. Uhereye kuri ba sogokuruza ba kera bagiye batubaha Imana. Uko batubahaga Imana bagendaga baba mu muvumo, kuko iyo utumviye Imana, Imana irakuvuma waba ubizi waba utabizi. Kuko reka mbabwire ikintu gikomeye, itegeko rishyirwaho kubera ko inyuma y'itegeko hari iki? Hari igihano.
iyo hatari itegeko nta gihano kiba gihari. Ni ukuvuga rero igituma dufite amategeko y'Imana atubwira ngo nimukora ibi, nimukora ibi, nimubikora neza murabona umugisha, nimubikora nabi muraba mu muvumo, ugikora nabi ubutangiye mu muvumo, ugikora neza uba winjiye mu mugisha. Nuko biba byubatse. Inshuro nyinshi rero iyo tutabizi dukora ibiduhamagarira imivumo ntitubimenye. Nicyo gituma inshuro nyinshi imbaraga zacu z'ubumana muri twebwe iyo tutaba imbere y'Imana ngo tuhatinde, dusigara turi abantu bategereje ibyiringiro by'ibizaba, ariko kandi natwe Imana ikaducisha ubutayu. Ubutayu Imana ntigeze butegura kuva Abisirayeli bari muri Egiputa. Umunsi banze kujya i Kanani yaravuze ngo ubwo mwambindutse mukanga kujyayo, nanjye nanze ko mujya muri kiriya gihugu. Iminsi 40 mwagitase izahwana n'imyaka 40 mu butayu. Kubera iki Imana yavuze gutyo? Abagiye gutata bagiye ari 12. Babiri bazana inkuru ya birashoboka, 10 rizana inkuru ya ntibishoboka. Ababyeyi zari miliyoni, ndatekereza ibitabo by'ubusobanuro bwa Bibiliya bivuga ko basagaga miliyoni 6 n'abandi bageretseho. Murumva abantu bari benshi. Ibaze kuzana inkuru 10 rikaza rivuga ati mwababyeyi mwe murapfuye, aba naki twabonye bazabajyana, abakobwa muzafatwa ku ngufu, ntidufite ikintu cyadukiza bariya banaki. Yoshua na Kalebu baravuga ati bagabo bene data, ibyo muvuze amaso y'umubiri yabibonye niko biri, ariko reka tuvuge mu maso y'umwuka. Yega banaki ni barebare, banafite n'imbaraga, ariko Uwiteka niba twishimira tuzabarya nk'abarya iki? Imitima. Yewe ntibagifite ikibakingira, kuko Imana yacu iri mu ruhande rwacu ni nyembaraga. Ngo begura amabuye kubatera. Igihe cyose abantu bafite imitima inangiye bahamagara umuvumo. Iri jambo ryo mu maganya rero ya Yeremiya 5, impamvu yitwa maganya n'ayaye. Abisirayeli bari bajyanywe mu bunyage, agenda areba uko bagiye, kandi bagiye bazize kutubaha Imana, kutumvira Imana. Imana iteganya imyaka 70 bazamara i Babuloni. Baba hari abaretwa, baragenda baba bacakara, baba bakozi babandi ari abana n'ibikomangoma. Bwana sifiwe. Mbonye abana bavutse ku badepite baba mayibobo cyane, akakubwira ngo data ni depite, ariko ukabona aragenda ameze nka mayibobo. Kubera iki umwana uvutse kwa depite ashobora kuba mayibobo? Yananiye ababyeyi. Yes, iyo unaniye ababyeyi barakurekura, nta kindi bakora, kuko hari imyaka ugera mu mubyeyi ntaba kikujera. Iyo umaze kurangiza ishuri rya segonderi ukarangiza university, ababyeyi baravuga ngo none aho ugeze nawe wakiyobora. Hari igihe rero uhitamo kwiyobora nabi, ukazasoza nabi, kabone naho ufite ivuko ryiza. Mu buzima bw'umwuka niko byubatse. Iyo twebwe dufite Imana nk'umwami w'abami, ni Imana nyir'ububasha n'icyubahiro no gukomera, ni Imana ifite ububasha n'icyubahiro no kuganza. Iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko abantu banze kumvira Imana bashobora kubaho nk'abaretwa bafite Imana, abacakara. Ukayiririmba ariko ntuse nayo, ukayivuga ariko ntuse nayo, ukayihamya ariko ukavuga ngo Imana yacu, ariko kuko ufite umutima unangiye ikakwima bwa bubasha n'ubutware n'ubushobozi no kwitwa ukomeye. Amen. Ubuzima rero twagiye tuvugaho, twasanze hari ibintu tugomba kwanga, nibidutandukanya n'Imana, tukegera ibidukundisha Imana, ibituma dushaka Imana, ibituma twubaha Imana, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bufite impinduka. Amen. Amen. Ntabwo ushobora kuba umusinzi ngo uzavuge ngo uri igikomangoma, uko umunsi umwe tuzagusanga muri ruhurura uri muriramo icyondo, wahise mu rugo kandi ari muri ruhurura. Kwa Rwahama byarabaye, umudogiteri ufite PhD arara ahantu muri regore, abantu bamuzi baravuga ati yewe famoka byarawe uradusebya, mashuri ufite ntabwo ukwiriye kurara hano. Ati ndi munzi wanjye, ndi mu cyumba, yemwe ni mungure urusaku, nageze muri matera yanjye ko nshyushye. Mwebwe muravuga ngo ndyamye muri regore, nta mbeho mfite. Uryamye hanze arara n'imbeho, ngewe icyo yani cyose nani supanete yanshyuhiye,
muri regore na PhD. Hagombye kuza ubuyobozi bumutwara bumukanze nyine mubwira ati nta soni kosha ubugiye kuduhindura twese injiji ukoze ibi bintu. Bamutwara nabi mu rukerera saa 11 ariko yari yahageze mu masaa 5 za nijoro. Hakajya aririmba izo mu cyumba kandi ari muri regore. Haryamanyemo diplome ya PhD. Arasa n'umuntu wakagira igihugu akamara ariko abagiye kumuretwa. Niko iby'umwuka nabyo bigenda. Iyo utazi kubirinda ushobora kuzabaho nk'umuretwa kandi uririmba ufite Imana. Dufite Imana itabara abayo we, iyo dusenze iratwumva we. Ukabiririmba imyaka 10 itari yakumva. Kubera iki? Ibyo ubamo n'ubushake bw'Imana birahabaye. Amen. Amen. Twabivuzeho rero Abisirayeli bagiye bagira ibibazo byinshi. Uyu munsi ndashaka kuza kuvuga kuri message nahawe ibyo reka mbireke. Reka mbireke. Nukuri bijya bibabaza. Buriya amasezerano duhabwa ni meza. Ariko iyo tumenya agaciro kayo. Iby'Imana tuvugaho bifite imbaraga iyo tumenya agaciro kabyo. Ariko hari abantu badashobora kumenya agaciro k'ibintu. Nuwo bavuga n'uwari we. Cyane. Ejo narahantu ku musozi yo mu ntara. Ndeba hari abantu basa n'abantu ubwenge budakora neza. Turi munsi yabo dusenga twinginga Imana. Tubwira Imana ngo Mana tukore iki? Tubigenze duti. Naho boga ntibanareba ko turi munsi yabo baduhirikiraho amabuye. Kandi batureba. Turabwira ati yemwe muratwica. Bibabwiye iki? Ntacyo bibabwiye. None ari kumwe n'abantu b'abagabo bafite ubwenge ndababwira ndetse aba bantu barasenga cyangwa bafite shitani. Ingweto zicikira ubusa nicyo kibazo. Kuko ntushobora gukoresha imbaraga z'umubiri udakoresheje iz'ibitekerezo ngo uzagira huva naho ugera. Ugomba gutekereza imbaraga z'umubiri ukoresha ugakiramo n'ibitekerezo. Twagombye guhunga kugira ngo batatwicisha amabuye. Ariko tugira agahinda k'abandi bari hepfo ntabwo babyitayeho. Barumva bari mu mwuka mwinshi. Mwapfa mwakira ntacyo babwiye. Kandi bashobora kuba baje amahoro bagataha nabi bitewe n'ibyo bakoze. Uko ntibakomeretse umuntu ngo bibahire. Ariko kubitekereza wapi. Rero ikibazo ari gihe usanga barokore nyine iyo dusenga tutabanza ngo dutekereze. Hagacira usenga, hagacira busengana nabo, hagacira ibyo ubwirwa, hagacira buri kintu cyose. Nugera kuri urwo rwego Imana izakwizera guha ibintu bikomeye. Amen. Twari dufite insanganyamatsiko nguko twagomeje tuyisubiramo rero. Twavuze ku gusenya ibirindiro by'umwanzi, twavuze ku gusenya ibihome by'umwanzi, twavuze kumenagura imyuka buryo bwinshi. Imyuka buryo bwinshi niyo narindi kudetayaho biriya bintu by'ubukene biza, karande zo kubyara tugapfusha, karande zo kuba turi abantu bari aho ngaho ugasanga umuntu afite ibyaha byamunaniye tukaba turi aho ngaho tugenda tubivangavanga ukuntu ugasanga na gatogo n'isombe n'isamaki. Ariko ndashaka kuvuga ku kantu kamwe gusa kavuga kubohora ibyacu byaboshywe. Niko ndi busorezeho. Mu bintu byose twavuze ndasoreza ku ijambo rivuga ngo kubohora ibyacu byaboshywe. Ese ibintu bishobora kubohwa? Ibyari ibyawe ntibe bikitwa ibyawe, nyamara byari ibyawe. Ibyakwitirirwaga igitondo kimwe ntibe bikikwitirirwa, nyamara byari ibyawe. Rero ijambo ryitwa kubohora ibyaboshywe harimo ijambo rimwe rivuga ngo guhabwa umuhesha. Umuhesha. Imana irashaka kuguha umuhesha, uguhesha n'uwo wuzuze tayari. Umuhesha w'ibyawe ni urahabwa none. None uratana ijambo ryitwa umuhesha w'ibyanjye. Hari abamwakiriye dukomera Imana amashyi. Mu Rwanda dufite umuhesha w'inkiko barenze umwe.
muzi icyo bashinzwe kujya kurangiza imanza inkiko zagize ute zarangije. Abahesha b'inkiko bakajya gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inkiko. Siko bimeze? None Imana irashaka kugira ngo izane umuhesha wo kuguhesha ibyo wasengeye, kuguhesha ibyo wasabye, kuguhesha ibyo wagiriye ku mavi. Uko ari igihe usanga watsindiye urubanza ariko wabura umuhesha ukasubira mu nkiko kujya kubaza ibyawe. Ntabwo tujurira, twarajuriye turatsinda. Ntabwo tujya gusaba, twarasabye turahabwa. Ahubwo none dukeneye iki? Umuhesha w'ibyacu, umuhesha w'ibyanjye n'ibyawe. Hari umuntu umwakira avuga ngo amen. Reka dusome mu Bami ba Kabiri igice cya 8. Kandi Elisa yari yamubwiye, wa mugore yazuriraga umwana ati hagurukana nabo mu nzu yawe ugende usukira aho ushobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka bigenza atyo, akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana nabo mu nzu ye asukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amarayo imyaka 7. Iyo myaka 7 ishize, uwo mugore arasuhuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gihazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana, amubwira ati ndakwinginze untekerereze ibikomere Isa yakoze byose. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye umwana, uko yazuye uwapfuye. Uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gihazi ahera karavuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami ahera ko amuha umutwareho umuhesha. Umwami ahera ko amuha umutwareho umuhesha. Aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza none. Ukomere ijambo ry'Imana amashyi. Icyo nkundira Imana yacu, iyo igiye kugarura ibyacu ihera ku munsi wanyagiweho ikabizana byuzuye. Ntabwo izana utw'uwo munsi, ahubwo izana iby'iminsi wanyagiwemo. Ufite amarira yo kuvuga ngo ariko Mana, kubera iki wemera ko ibi bimbaho? Iyo Imana yemeye ko ibintu bibaho, iba ifite n'uburyo izabikemuramo. Kuki wemera ko nyagwa? Kuki wemera ko namburwa? Kuki wemera ko nsahurwa? Kuki wemeye ko umwanzi ambabaza bene aka kageni? Iyo utagiye kure y'Imana, ntubure kwegera Imana akaba ariyo ubwira ibyawe byose. Imana iyo ije kubikemura ibikemura neza, ishyizemo n'inyungu. Ishyizemo n'iki? Ntabwo Imana ishobora kuzagukorera ibintu bitoya, ishaka kugukorera ibintu birimo n'inyungu. Ukajya uvuga ngo Mana warankubiye, ibyo wambaye wagize ute? Warankubiye. Hari igihe wamburwa akazi k'ibihumbi 100, Imana ikazaguha ka miliyoni. Hari igihe wamburwa akazi k'ibihumbi 500, ejo ikazaguha kimwe n'igice. Hari igihe wamburwa utuntu dutoya, ukamburwa akazi ka negisi ukazahabwa kadasiteri, ukamburwa twegerane ikazaguha twagukane. Ikemera ko hari utuntu turi aho ngaho, yemera ko tugenda, ariko yiri gutegura ibyagutse. Amen. Noneho ugasigarana amarira y'ibyo bintu gusa. Mana narababaye. Ubu rero mbona naranutse. Basi uvuga ngo warahumuye, basi bigira inzira. Ntimukabivuga ngo mwaranutse, iyo terime ntabwo ari nziza. Mwarahumuye basi. Amen. Uko ubuzima bwo kwamburwa n'ubuzima butera igikomere.
mbibutse ko hari igihe wamburwa icyo wahangaga amaso cyane. Uyu mugore dusomye hano ni umugore w'umushunemukazi. Uyu mushunemukazi mbibutse ko yacumbikiye Elisa, amucumbikira Elisa atagiraho arara, ari umukozi w'Imana ugenda ntafite iyava ntafite iyajya. Umunsi umwe aramwitegereza ngo aramureba, aravuga ati ariko mugabo wanjye, iyo ndebye uyu muntu utambuka akongera agatambuka, mbona ari umuntu w'Imana kandi mbona yuzuye umwuka wera, wanyemereye tukamufata tukamucumbikira. Ngo babanza kumucumbikira bakajya bamugaburira, akagenda akaza akarya akongera akagenda. Waciye iminsi aravuga ati ariko ntibihagije, reka dufate kuri iyi nzu yacu tumwubakireho akazu ko hejuru mu kirere. Ngo baragenda bamwubakirayo akazu. Mbibutse ko uwo mugore uri kubikora Elisa nta faranga ari gutanga, yari afite umugaragu we bita Gihazi. Gihazi yari aho ngaho ari umunyamunwa gusa, ari uwo kubara ibyo yabonye mu nzu. Bafite amasorori meza bose, ukuri kw'Imana, amasorori yabo bayaguriye ahantu hakomeye. Atumva ati cyakora hari n'ibibazo, ariko ntacyo baratwakiriye. Gihazi yarazi kubara amakuru, ba Gihazi bazi kubara inkuru zanyu, kandi nimubareke bahabe, reka bayabare. Noneho Elisa akabyumva, ariko yagize amahirwe, bamuhaye akazu ko hejuru, bamwubakiye mo, bamuterekeyemo igitereko kitabaza, bamuterekeyemo imeza, bamushyiremo akamatera ko kuryamaho, baramwesitarira nyine akanegisi ko hejuru. Akajya ava mu murimo w'Imana akaryama, ejo akabyuka akajya mu murimo w'Imana. Bajyaga bagenda bacuragira Beteli, aho mwumva ngo Beteli, bakazamuka bagenda bajya gukora umurimo w'Imana. I Beteli niho hari igicaniro kandi hari ihuriro ry'abahanuzi. Aho hantu bahoraga bari, babaga basenga Imana kugira ngo ibahishurire iby'igihugu, ibahishurire iby'imiryango, ibahishurire iby'itorero muri icyo gihe, ibahishurire byinshi. Bagataha bakajya kuryama aho ngaho. Ngo haciyeho iminsi, ngo Elisa arareba aravuga ati ariko giha amakuru, uriya mugore ko yatugiriye neza, mureke mbabwire ikimenyane. Vuga ngo ikimenyane. Hari ibintu iyo wamenyanye n'abakozi b'Imana bikorwa atari n'Imana bivuze cyane. Aravuga ngo genda umpamagarire uriya mugore aze hano. Ati surashaka kumubwira iki? Ati yatugiriye neza, aratugaburiye, araturyamishije, aragenda akatumesera, aragenda akaduha isabune yo koga, aragenda ibintu byose akabikemura, mumbwirira aze hano. Umugore araje yirukanga, aramubwira ati ese wa mumama we, urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa urashaka kumenyekana ku mugaba mukuru w'ingabo? Aramubwira ati reka ntabwo ngeneye kumenyekana, ndamenyekana se nduwe. Icyambere ndashaje, n'umugabo wanjye agize ute, arashaje. Uzi ko hari abantu baba bari mu myaka yo kutamenyekana, kabatisha ibyo ni by'abana batoya, twebwe turimo babyita ngo iki mu Kinyarwanda uko babivuga, umuntu ashaje. Uko abakobwa mukiri batoya hari ukuntu mwiyumva, mukarega udutuza, mukajya mugenda mwumva amabuye mwayamena. Hariho umunsi muzajya mugenda muyakiza mu nzira kugira ngo nuko utambuka. Iyo umuntu ageze aho biba byakomeye ye cyane, mugira ngo uko muri niko bizasoza. Hari aho ugera ukavuga ngo yewe mwamfashira ibuye, yigeze ku ruhande mbone gutambuka, umwana akaza akarisunikisha akaguru we byakunaniye cyane. Abagabo murabizi baruteruzi b'ibyuma, hari aho ugera ibyuma ntubu kibiterura, wagiterura amagufa agasosoka. Aramubwira ati kumenyekana ntacyo byamarira, yewe ngiye nifuza kwibera hano, ibirenze kuri ibyo ntabyo nshaka. Gihazi umunyamunwa ati reka da wivunika. Hari abantu bazi kureba ubu, barabazi neza, uzi ikibazo cyawe neza, wirirwamo nuko kimeze. Yaza aravuga tubona nta n'umwana bagize ute, ibyo Elisa ntabwo arabyitayeho, kuko yari kuza kuvuga ati ngewe nje kuguhesha umwana. Ariko Gihazi aravuga ngo dore hari ikibazo, nta mwana bafite. Elisa aravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'iki. Nta mana ari yabwiye Elisa kujya kuvuga ayo magambo, ariko kubera ko autorite y'abakozi b'Imana, Imana iba inyuma yayo. Nicyo gituma iyo mutaza agaciro k'ijambo ry'Imana, ndavuga bamwe mukajya kwicara muri jaride, abandi mukajya gutegereza ko turi buze kuzana korari ngo ibyine, muzarinda musazira muri ubwo buzima budafite impinduka, kuko ikizana impinduka ni ijambo ry'Imana. Kandi kubera ko tutabimenya tubiha agaciro gakeya, aramubwira ngo umwaka utaha k'iki gihe
uzaba ukikiye umwana w'iki? Aramubwira ati have mukozi w'imurabeshye, ntabwo bishoboka. Uzi impamvu aravuze ko bidashoboka? Umugabo we yarashaje, ari muzehe, hari imyaka ugera amasezerano akagusazana, bakubwira ngo uzakora ubukwe, ati byihorere, irabukora se ntabwo ibona kamenya agiye gukuka, nzamwitaho se gute, nzajya nseka se abona amenyo, ntabwo mubizi kamenya agiye ashiraho gutya gatangira gusosoka ibi bibaho. Noneho ga wakireba wowe niyo wakisiga amavuta ugasanga ntagufata. Iyo bakubwira ibyiza ntushobora kubyumva. Arabyumva, umwaka urangiye wa mugore agira ute? Arabyara. Ariko Elisa nawe yari yarubatse inzu, yaravuye ahantu yari yaracumbikiwe. Umwana amaze kuvuka arakura, baramukikira, bamufata neza, aba umwana w'umuhungu, ibintu biraryoha. Namwe murabizi umwana wo mu zabukuru, mbabwire mu bigeragezo bibaho bikomeye. Kubura umwana nicyo kigeragezo cya mbere kibaho, kuko uburirwa ishusho. Niba uri umukobwa, niba uri umusore, usigara niba ndi umupapa, niba ndi umumama, kubura umwana bisigara nta zina ugira. Se ni mwadufasha abana mukadushakira abantu bajyana hanze bakakomeza bakinirayo hanze. Icyo kintu uwo mugore kiraza kiraba, arakishimira. Umunsi umwe umwana azinduka avuga ngo umutwe we ndaribwa umutwe. Ise yari mu murima ahinga, arangije aravuga ati nimufate uyu mwana umushyire nyina mu rugo. Murabizi ko hari igihe tuba turi mu murima duhinga, erega ntabwo guhinga ari mu isambu gusa, hari n'igihe uri guhinga mu kazi. Ntabwo se mufite utuzi muhingamo, burya mama murimo muhinga. Aramwohereza ngo genda mutware. Ageze mu rugo aramukikira, aramuganiriza, wabaye icyo atumutwe uranye. Aramukikira ku bibero, bigeze saa sita z'amanywa umwana arapfa. Reka mbabwire, yari yambuye ikintu cy'agaciro. Ntabwo mujya kumenya ibintu by'agaciro. Yari yambuye ikintu cy'agaciro kandi atizeye ko azongera kubyara kuko yarashaje. Iyo minsi irirutse, ngo arirukansa afashe indogo bayishyiraho umugaragu we, barirukansa bagiye kureba nde? Elisa. Ngo arirukanka, ngo Elisa kimureba aturutse hakurya, arabwira Gehazi ati genda untegere uriya mudamu mubaza ati se ni amahoro? Ni amahoro wa mama we? Ni amahoro, umeze neza? Ni amahoro? Aramubwira ati ni amahoro. Muzi impamvu yamusubije ngo ni amahoro? Nuko Gehazi nta jambo ry'ubuhanuzi yigeze atanga. Aragenda ageze kuri Elisa aramubwira ati niko sinakubwiye ngo wibeshya, kuko ibyo wahanuraga bitagira ute? Bidashoboka. Wa mwana nubwo yavutse yagize ute? Yapfuye. Elisa aramubwira ati humura. Afata inkoni agihaye Gehazi. Yari inkoni bagendana mu ntoki, harirukansa. Gehazi nawe urabyumva, Gehazi yari afite gahunda, yari akeneye kumenyekana nawe nk'umukozi w'Imana, ariko igihe cyari kitari cyagera. Ba Gehazi bajya bihangana, igihe kitari cyagera hari ibintu bidakoreka atari uko Imana ikwanga. Wakirukana abadayimoni bakagufata mu ijosi ari wowe, wava ngo toka shitani, ahubwo igahita ishinga ijosi kavuga ati wowe ngo toka nki. Yes, niko bigenda. Ntabwo abantu bose bari ku rwego rungana, amavuta arasumbana. Gehazi ajyanye inkoni, ageze ku mwana ayimushyizeho. Ntamaze kuyimushyiraho arirukana, warupfuwe ndakwirukanye, umwana nazuke. Zuka wa mwana we, zuka. Ashyizeho inkoni, umwana ahwerera ko noneho burundu aragagara. Aragaruka abwira Elisa ati umwana yapfuye pe, yapfuye. Burya bijya bintu biriseriye. Elisa araza ngo ageze hantu asanga bamurambitse kuri cya gitanda yaryamagaho. Nenda kubabwira ikimenyane cy'Imana, nicyo nshaka kubabwira. Ntabwo batubwira ko uriya mugore yari umukirisitu, hoya. Batubwira ko icyo yakoze ari ugucumbikira nde. Nta nubwo batubwira ko bajyanye mu masengesho ngo bajye bajyana, oya. Icyo yakoze gusa, Elisa yatanze umwana Imana itavuze, umwana arapfa, Imana irabihisha.
umugore aje kubibwira Elisa, Imana ibisha Elisa. Bagenda nta Mana ibwiye Elisa ngo genda, ariko kubwishyaka gusa ry'umurimo w'uriya mugore, kubw'icyo yakoze kwakira Imana mu muntu. Wakira umuntu ukaba wakiriye Imana. Mana yanjye, wari uzi ko ushobora kwakira umukozi w'Imana ukaba wakira Imana iwawe? Icyo gihe Elisa aragenda, aruri ajya hejuru, asanga akana karyamye ku gitanda, akaryamaho umunwa ku munwa, ukuboko ku kuboko, ukuguru ku kuguru. Aramusengera, arazenguruka, arongera arazenguruka, aragaruka amusengera ubwa kabiri. Umwana aritsamura, ngo yitsamure, amufata ukuboko aramuhagurutsa, abwira Gihazi ati mpamagarira wa mugore. Wa mugore araza ati dore umwana wawe. Ntabwo mwabyumva. Reba uyu mugabo umaze gushima Imana, yerekana abana be, gupfusha umwana akamugarurirwa. Ntabwo bizaba papa, humura, ntabwo bizaba. Utavuga ngo pastor umugambo watu yarakomeye, ntazaba. Navugaga ni par example, kumugarurirwa. Muzi icyo bisobanura? Kugarurirwa icyo wakundaga, kugarurirwa icy'agaciro, kugarurirwa igituma uririmba. Kuko uwo mugore ngo yaranezerewe, ngo ashima Imana, yemera neza ko burya Elisa ari umukozi w'iki. Ibyo bintu byatumye ubuzima bw'uwo mugore buhinduka, abona imbaraga zo kujya kuvuga Imana yande ya Elisa. Imana irashaka kugarura igituma wongera kuvuga. Nyumva neza, Imana irashaka kukugarurira igituma wongera. Imana irashaka kukugarurira icy'agaciro. Umwanzi yaramutwaye icyo akunda, kandi ahanze amaso ari kimwe. Nawe hari icyo uhanze amaso umwanzi yatwaye, hari n'icyenda kugenda, ariko Imana irashaka kongera kukugarurira. Kubera iki? None urahabwa umuhesha. Ariko hari umuntu uri kubyumva avuga ngo amen. Elisa yabaye umuhesha ugarura umwana uriya mupfakazi. Nako uriya mugore yarafite umugabo, ariko bashaje. Mureke mbabwire, munkurikire neza, mujye mwizera ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirakuremera. Ubuzima bwa Elisa bwarindiwe mu biganza by'uriya mugore. Iyo wakiriye Imana muri wowe, Imana hari ikosa itagikora. Wababara ariko ntibizahoraho, warira ariko amarira ntuzayahorana, wagira agahinda ariko ako gahinda ntuzagahorana, wagira ibintu bigutunguye ariko Imana ibizi impamvu yabyo. Nta kintu na kimwe kiriho iyo wakiriye Imana gikwiriye kugutera ubwoba, kuko ibibaye none Imana ibiha igihe gitoya, ejo hakabongera akaba ikindi. Igituma abakristo banone ducika intege ni ibitubaho muri rugendo. Iyo turi kugenda dutakaza ibintu, tubinyagwa, wanyazwa akazi, wanyazwa urukundo, wanyazwa ibyishimo, wanyazwa amahoro, wanyazwe, usigara wibaza ngo Mana bizagenda bite? None se ubundi ndacyakwizeye hiki? Oya, iracyari iyo kwizerwa nubwo umwanzi ahari. Iracyari iyo kwizerwa nubwo hari icyaba cyagiye. Iracyari iyo kwizerwa nubwo haba hari icyapfuye. Iracyari iyo kwizerwa nubwo umwanzi yaba yaratwaye ibifatika byawe, kuko ibanga ni rimwe, Imana ifite umuhesha w'ibyawe. Imana ifite umuhesha w'ibyacu. Hari umuhesha, none uratahana umuhesha w'ibyawe. Muri iyi minsi 7 ntabwo ari ikindi, ni uguhabwa umuhesha. Umuhesha, avuga ngo umuhesha. Mwebwe ntabwo mubizi, abahesha niwe bamanika icyamunara, kandi yamaze kukimanika kiba cyaje. Urukiko iyo rubyemeje, cyangwa se amategeko uko agena y'ibintu bavuga ngo guteza icyamunara n'ibindi, no kujya gushyira mu bikorwa imanza zarangiye, umuhesha araza, ibyo akoze ubwo abashyize ibintu ku mugaragaro. Kandi uko abishyize ku mugaragaro biba birangiye. Reka nkubwire, muri aya masengesho y'iminsi 7 hari ikintu kigiye guseruka ukibone, utakirebaga, utacyumvaga, utagitekerezaga, utatekerezagaho cyava, utatekerezagaho cyaca, kigiye guseruka ugira ute ukibonesha amaso yawe.
hari umuntu ubyakiriye atere haleluya. Ukeneye ijambo rimwe gusa, umuhesha. Reka mbabwire, abantu benshi batwaye ibintu bitari ibyabo, ahubwo harabura umuhesha gusa ngo bibone nyirabyo. Bwana sifiwe. Umuntu umwe yari afite imodoka, twarasenganaga, madamu aramuzi, n'abandi twasenganaga icyo gihe baramuzi. Yavuye i Burundi afite imodoka Mercedes Benz nshyashya, atari yicaramo, ari nshya, arayicaza yari itari yambara plaque. Noneho ngo Imana irabwira ngo iyo modoka si yanyu, nimuyitwara ariko si, ariko ibahisha uwo bazayiha. Umva igitangaza, si yanyu ariko uwo bazayiha bagize ute, baramuhishwe. Turi kumwe turimo dusenga, nari natumiye umugore wavuye Kabeza, yigisha hejuru y'igitambo cya Isaka na Aburahamu. Aravuga ngo igihe cyageze kugira ngo utange ibitari ibyawe. Yarahagurutse aravuga ati nukuri dufite imodoka itari yacu kandi ndi kubwirwa ngo tuyihuriya muntu. Niko byagenze. Madamu arabizi, twari kumwe. Nari mpari ndi umuyobozi wabo, singe wayihawe. Nari mpari ndi umuhanuzi wabo, singe wayihawe. Hayihawe uwo batabana batanaganira, ariko umutima uramubwira ngo tanga, kuko uyu munsi burya ya modoka nyirayo yagize ute, yabonetse. Ni connection yo gusa y'umuhesha. Murabyumva? Uyu mwanya icyawe kirahari. Ndakurahira Imana nkorera, icyo usengera, icyo usaba, icyo ushaka kirahari. Harabura ijambo rimwe gusa, umuhesha w'ibyawe, umuhesha w'iby'Imana yavuze, umuhesha w'iby'Imana yasezeranije, umuhesha w'iby'Imana yagambiriye. Imana yambwiye ngo mbabwire, uyu munsi hari ijambo ryitwa umuhesha w'ibyacu. Hari umuntu ubyumva avuga ngo amen. Umuhesha w'ibyawe. Amen. 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 Elisa amaze gusubiza umwana uwo mugore, mwumva amakuru neza, ndashaka ko tuza gusenga Imana. Amuhibira amabanga, aramubwira tumaze gusubirana umwana. Niho kiriya cyanditswe cyo mu 8 gituruka, niho cyavuye cyenda guhura n'igice cya 4. Muri igice cya 4 n'igice cya 8 ni kombinezo, byenda guhura, ibiri kombinezo, ni ka Faransa bavuga birahu, byenda guhura. Hakazamo kiriya gice cya 5 n'icya 6, ariko biriya bice biza nyuma, biriya biza mbere. Ariko kwera imyandikire ya Bibiliya hari igihe usanga abantu batarabitondekanije uko bimeze. Hanyuma ahita muha amakuru amubwira tumva rero wa mumama we, muri iki gihugu urimo hagiye gutera iki, inzara, izamara imyaka 7. None Imana ntishaka kumwara, kandi urumukira aha hantu. Ariko Imana nubwo igiye guteza inzara, ariko we ntizakurya. Nubwo igiye guteza inzara, we ntuzasonza. Nubwo igiye guteza inzara, yagutegura igihugu uzasuhukiramo, ikagutungiramo, ikakugaburira n'abawe, ikakwambika, ubwo abandi izabibarya, we ntizakugeraho. Ariko Mana, kubana n'Imana, kubana n'abantu b'Imana buzuye umwuka wera, umva n'ukuri kunda mubwiye amabanga. Mwebwe mufite ikibazo kimwe, ntimukunda Imana cyane. Dore uko hindura ibintu, kunda Imana cyane, amasezerano aruzura. Ariko hari igihe dutekereza ku masezerano ariko tudakunda uwayatanze. Murabyumva neza? Uriya Mushunemu yari igitangaza. Niko mbabaze, muratekereza ko umuntu watekereza pasiteri uri hano kumukura mu bukode akamuha inzu, si umwuka w'Imana? Ugira ngo hari abantu babishobora? Ariko aravuga ngo papa, nta mwana dufite, nta kintu dufite, uyu mukozi w'Imana turamuha inzu, kandi araba hejuru yacu, apana hasi. Naho gatwebwe niyo baduhaye, hari abantu baduhaye imyenda yacitse, igenda igira guca, itera mezire, cyakoze nyine twayambaye igihe gitoya, ariko twarayambaye. Ndabeshye? Hari umuntu wambaye ikote, yampaye amakote 3, twagiye kuyagabanyiriza. Nari namenye aho banagabanyiriza amakote, nyigabanyisha nabi, irasama imera gutya. Ariko nyibwirizanya ubutumwa. Yarabikoze n'inshuti yanjye kandi nzamushimira. Yes, uyu munsi ndajyana kuri taye, ariko siko ibyo gihe byari bimeze. Kandi Jada arabizi, arabizi cyane.
twarabanaga. Nari ipantaro rimwe ugasanga hano yazamutse hano yamanutse. Ese ukibaza izi pantaro ziri paralele, ziri paralele, ipantaro ziri twarazambaye, ariko kandi dukorera Imana. Hari igihe ndeba abantu bananiwe gukorera Imana nkabagaye. Impamvu mbaganiye nta mpamvu nimwe iriho yatuma udakorera Imana ku manywa na nijoro, kuko n'abakorera ubusa barakora, n'abarara bikoreye akazi k'imiruho bakararamo kandi bakaririramo, bakabatereramo ibyuma, bakangirikiramo, bakagakora. Ari butahe mbabwire, umunsi umwe mu giporosokorodoro inda yaryamanye n'umuhungu imuhemba kumutera icyuma iramubaga, arapfa. Bamusohora muri roge duhari, nari mfite akabari nari mbari. Uwo aragenda azize kwitanga, n'ubundi ararenga baramwica. Erega twanga gukorera Imana tukagira ibindi tubamo. Ariko niba ari ikintu kiryoha, niba ari ikintu kizaryoha, niba ari ikintu gifite imbaraga, niba ari ikintu gifite agaciro, niba ari ikintu kitazagereranywa, ni ugukorera Imana. Niba ari ikintu gifite ubwiza, niba ari ikintu gifite umwimerere, niba ari ikintu cy'agaciro kiruta ibindi by'agaciro, gukorera Imana, kuririmbira Imana, kuvuga Imana yawe, guhagarara uhagaze mu muhamagaro w'Imana, kuvuga uhagarariye Imana, ni uburyohe n'umunyenga. Oriya bosika shatarakasha. Nta kazi karuta kangaka, nta mugisha waruta uyu nguyu, nta butunzi bwa rutubu, ntacyo watunga cyaruta gukorera Imana, nta uzagera haruta gukorera Imana, nta uzicara haruta gukorera Imana, ntacyo uzatunga cyarenga gukorera Imana. Ntikibaho, ntikizabaho, ntikigeze kinabaho, nta kigeze kibaho, ntacyo. Ababikerensa ntibazi icy'agaciro, bazi ko ibyatsi hanze hari byo bigira agaciro. No, gukorera Imana number 1. Bwana asifiwe. Kabone nawe wayikorera wambaye suvetoma cyangwa se mariniyeri kandi udatwite, ntacyo bitwaye, kuko umunsi umwe ikura umutindi ku cyavu ikamwicazanya, umunsi umwe izakuvana ahantu, umunsi umwe izaguterura ahantu, umunsi umwe izakwicaza ahantu, umunsi umwe izagukomereza ahantu, umunsi umwe izagutereka ahantu. Hari imbaraga zijya ziterura umuntu zikamutereka ahantu, hari imbaraga zijya zivana umuntu ahantu zikamutereka ahantu. Ninde ubyumva avuga ngo amen? Oriya bosika tanasika tatasiya shaibo. Elisa mana yanjye amumenera amakuru amubwira ati mada, Imana igiye kugutungira mu gihugu kitari cyawe. Icyo nenda kuvuga ni iki? Imana ntizemera gukorwa n'isoni. Ibihuri gucamo iminsi uhagazemo, uko yamera kose, uko yasa kose, uko yagaragara kose, Imana ikubikiye ahandi ishaka kugutungira, ikagutungana n'abawe, n'umwana n'umugore n'umugabo, ikagutungana n'abavandimwe, ku buryo utazakorwa n'iki? N'isoni. Kabone nayo isukari yagera ku 5,000, kabone nayo inyanya agatebo kagura 20,000, kabone naho litiro 5 z'amavuta zizagura 30,000, izakugaburira, izakwambika, izagutunga. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibiciro bizamuka, twaterwa ubwoba tutari kumwe n'Imana. Ntabwo dutewe ubwoba nuko ibiciro byazamuka, no, twagira ubwoba Imana igaburira abayo, itunga abayo, tutakiri kumwe nayo. Mbarizo muturanyi ngo ufite ikibazo cy'ibiciro byazamutse, isukari yahenze, ahubwo igura 800 yari yatunaniye kuyigura. Nukuri kw'Imana simbabeshye, yaguze 700 tukajya tunywa igikoma kitagira iki? Isukari. Uyu munsi igura 2,500, mba nicaranye ibiro 25, igura 2,000 ngahe? 500, kandi igura 700 nari narabuze yo kunywa mu cyayi. Ikibazo sibi, ikibazo ni ukubura Imana mubi. Ikibazo si ibibazo, ikibazo ni ukubura Imana mu bibazo. Nagira ngo nkubwire, muri amasengesho y'iminsi 7 ugiye kubona Imana mu bibazo byawe, ugiye kubona Imana mu ntambara zawe, ugiye kongera kubona Imana, kongera kubona Imana ikwiyereka, kongera kubona Imana iseruka, kuko hari umuhesha. Vuga ngo umuhesha, umuhesha w'ibyanjye, umuhesha w'amasezerano, umuhesha. Haleluya. Umuhesha di
umuhesha wa papa, umuhesha muzi icyo azana? Yegura dosiye z'urukiko, nje kurangiza imanza zagize ute? Zarangijwe. Reka nkubwire, reka mbabwire ukuri, urubanza uri kuburana rwo gusengera rwarara. Hari umuntu wahaguruka agatera haleluya? Ikibazo cyawe cyagize ute? Cyararangiye. Urugamba warwanaga rwagize ute? Rwararangiye. Icyo wari ukeneye ni iki? Umuhesha. Wanasifiwe. Natekereje kumuhesha, ariko nibaza ibintu byinshi. Ndaje musorezeho tudusengera guheshwa ibyacu. Uyu mugore igihe yagiye mu Bafilisitiya yamaze y'imyaka 7. Ejo bundi muzi inyigisho nigishije, yavugaga Elisa hanura ko bagiye kugira ute? Gukira. Yabihanuye uriya mugore ari Bufilisitiya, ari marya neza, anywa neza, aguwe neza, ari mu buhungiro, umudugudu w'ubuhungiro. Iyo uhungishijwe n'Imana ikagushyira ahantu, irahagutungira, irahakumenyera, ikurinda kurwara, ikurinda ibyorezo, ikurinda imbaraga zikurwanya. Abarozi baragushaka nibakubona, abaguhiga nibakubona, abakugenza nibakubona. Iyo Imana iguhisha ahantu, reka mbabwire, abenshi Imana yabahisha ahantu. Iyi minsi itambutse Imana yaraguhisha. Iyo itaguhisha baragushyize ku karubanda abantu bose bakumira. Mwirira mwene so ngo yaraguhisha. Yaraduhisha. Yes, yaraduhisha. Imana yaraduhisha. Yanze ko abantu bareba ubwambure bwawe, yanze ko abantu bareba agahinda kawe. Umva, umwanditsi yaravuze ngo Imana ishobora kwemera ko turara nijoro turira, ariko mu gitondo ikimana amarira yacu. Impundu zikagira ute? Zikavuga, kandi zikavuga amarira yacu atagize ute? Atagaragaye. Ndagira ngo abari bazi kuzarira bakakubona, ntabyo bazabona, ntabyo bazabona. Bari bazi kuzamwara, ntabyo bazabona. Bari bazi kuzakorwa n'isoni, ntabyo bazabona. Bari bazi kuzajya ku karubanda, ntabyo bazabona. Bari bazi ko bizakurangirana, ntabyo bazabona. Imana iguhaye, Imana iduhaye, Imana iduhaye, Imana iduhaye, Imana iduhaye. Ine watena haleluya. Oria bosita tika shaka saibo. Oya baya sika shala tili kitereko shaibo. Umuhesha, 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 umuhesha. Umuhesha w'ibyavuzwe n'Imana, umuhesha w'ibyaboshywe n'abarozi, akabikura mu maboko y'abagome akabikugarurira. Umuhesha uduhesha ibyo twambuwe, ibyo twanyazwe, akabigarura kandi adukubiye mu nyungu. Utagira ngo araguhesha ibicagate, araguhesha ibifatika mu izina rya nde, kandi ibyo wambu ugomba gukubirwa mu izina rya nde. Imana irashaka kuguhesha ibyawe ikubye, uko igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Amen, amen. Biriya yatubwiye ngo nuko uwo mugore iyo myaka 7 ishize, 8 uwo mugore arasuhukuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Muzi byabaye, abantu n'abagome. Inzara yarashize wa mugore akiri mu Bufilisitiya. Abari hafi aho bafite amaboko baragenda bafata igikingi cy'urugo rwe, kuko asuhuka inzu yarayisize, asuhuka ubutaka yarabusize, asuhuka buri kimwe cyose cyarasigaye. Ajya mu Bufilisitiya, Imana imutungirayo arimo aguwe neza. Abandi bita barusahurira mu nduru, uvuga ngo barusahurira mu nduru. Igikingi baragitwara. Erega bagutwaye igikingi, erega bagutwaye igikingi. Igituma ibintu byawe byananiranye hari igikingi batwaye. Igituma usenga ibintu ukabona biracyari kwa kundi hari igikingi batwaye. Igituma uhamagara Imana ukabona ibintu byaranze hari igikingi batwaye. Ngo abatwaye ubutaka baragenda barabwiyandikisha mu mazina yabo.
bakora mitasiyo ku butaka butari iki butari ubwawe. Ndagira ngo nkubwire, uwambuye ibyawe haba mu gice cy'umwuka haba mu gice cy'umubiri bigomba kugaruka biri double, biri double, biri double mu izina ryande rya Yesu. Biri double, biri double. Niba baragutwaye umusore nta mafaranga, agomba kuza n'amafaranga. Hari igihe bakwambura ibicagati, ugomba kugarurirwa ibyuzuye. Ni niko bimeze. Erega hari igihe Satani atwiba n'ibicagati. Hari igihe nureba neza uraza gusanga ibyagiye byari ibicagati. Kuri uyu mugoroba wo gusoza iminsi 7 Imana irakugarurira ibyuzuye. Ishyizeho n'indi shyize iki sakababa. Bwana sifiwe. Ngo umugore akiri mu gahinda, mitasiyo barayikoze, yabaza inzu yanjye ko muyirima, ati wowe inzu? Akazana igipapuro ati do, aya mazina ariho n'ayandi. Ati aya mazina naya ndabona ntazi nyirayo. Ati aya mazina n'ayanjye, aha ni wanjye. Wa mugore uvuye? Atari ku rugo n'urwanjye, n'ibikingi n'ibyanjye, n'aya mazu n'ayanjye. Kari akazu kari hejuru ni umukozi w'Imana wakararagamo, namwubaki bamwita Elisa. Ati vuga uvuya. Bakamutokesha. Reka mbabwire, Imana iyo mbabwira kunyaga iminyago, nuko haba hari umunyago watwawe wawe, abawufite akaba atari uwabo, bakaba bawujindiranye. Birasa no gutwara umusore w'umukobwa bakajya birirwa bamukatana kandi nyirawe atari yaza. Iyo yahageze ibintu birahinduka. Yes, abo wawe kandi ugahita umujyana mu murenge mukarahira. Abirirwaga bamuzungurukana bareba, ati Yesu we aramutwaye, ntiyari uwanyurega. Yewe uwo niwe nyirawe. Ndagira ngo nkubwire, ibindi Imana ishaka gukora biraza guherekezwa n'isezerano rigaragara, rifatika, rikomeye, rikomezwa n'isezerano. Abantu babimenye, babirebe, bamenye ko Imana wasenze ari Imana ibasha kuguhesha ibyawe. Mu izina ryande wanasifiwe. Maze uyu mugore agira amahirwe, Imana igikora ibintu. Nureba inzira z'Imana ntizigaragara, ariko mu buryo bw'umwuka ziragaragara. Umwami ahamagaye nde? Gihazi. Giha, ngwino umbwira amakuru y'umukozi w'Imana bita Elisa, umbwira ibitangaza yakoraga. Gihazi aritabye. Ati mwami, aturiya mugabo twarabanye, atari ku muntu wabasha kuguha ubuhamya bwe neza. Ni umugore yazuriye iki? Umwana. Muzi ikintu se mbabwira amakuru y'Imana, Gihazi yari afite kubivuga umugore adahamagawe. Yes, kuko yagombaga kuvuga inkuru azi cyane, yari kabara nkuru, yari azi kuzibara neza, akazivuga azihereye imuzi, akazivuga muri detail. Ariko aravuga ati mwami, gahunda, hamagara uwo mugore. Icya mbere yazuriwe umwana, icya kabiri yaraducumbikiye, icya gatatu yaratugaburiye, icya kane umusaza yari afite ntiyarageze igihe cyo kubyara cyari cyararenze. Agiye kubona arabyaye. Umugore sinzi uko yabaye neza abagezaho. Gihazi aramubwira ati mwami, dore wa mugore yaje, nguriye uratanga amakuru neza, njyewe nacecetse. Umugore ngakihagira, umwami aramubwira ati mpa amakuru. Byagenze gute? Reka ndayaguha umaze kungemurira ikibazo. Ikibazo ufite ni ikihe ngikemure? Atubona ibyanjye byaratwawe. Niki cyabaye? Uwo mukozi w'Imana uri kuvuga bita Elisa yampinduriye ubuzima, niwe wambesheje umwana. Igikingi batwaye nari naramwubakiye uzurebe n'akazu. Umwami bamuhaye amakuru yose, arangije aravuga ati mama wikiri guvunika, ndaguha umuhesha. Amuhaho umutware hiki umuhesha. Iryo ni itegeko ry'Imana. Umwami ahagarariye Imana. Umwami icyo avuze gihinduka itegeko. Ndagira ngo nkubwire, imbere y'Imana isumba abami bose, umwami w'abami, umuhesha wa byose, agiye kuguhesha ibyawe, agiye gukingura imiryango itakingukaga, agiye kwerekana imbaraga ze. Arakoresha itegeko, itegeko rirashyira mu bikorwa imyanzuro y'ibyarangiye. Bwana asifiwe. Ndagira ngo nkubwire ikintu uri gusengera urubanza rwacyo rwararangijwe, ahubwo hagiye kubiye ishyirwa hehe mu bikorwa. Vuga ngo ishyirwa yamanukanye n'umuhesha. Ariko hari ibintu biryoha, manukana n'umuhesha. Arabwira ngo nimwongere mwerekane impapuro, barazihishe.
none hari impapuro zidakora kuko hari itegeko rihagarika impapuro rirasa n'iryari ryamanitswe na Hamani. Umunsi umwami yasinye irindi tegeko iza Hamani ziba expired. Urwandiko urwari rwo rwose iyi Imana iruvuzeho ruhinduka urutaye agaciro. Sinzi ikiguteye ubwoba. Muri iyi si hari ibintu bibiri bibabaza. Iyo umuntu arwaye ntaryoherwa, iyo umuntu arwaye ntamererwa neza, iyo umuntu arwaye niyo wamwambika ikanzu y'agatimba ntabwo ajya yumva agaciro k'agatimba. Niba ari n'indwara urakira ryari none, ariko wishimira ibyo Imana igiye kugukorera. Urabyizeye? 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 Wizeye ko wakira, wizeye ko wamera neza, wizeye ko washima, wizeye ko wanezerwa, wizeye ko watabarwa kubw'umuhesha, kubw'umuhesha. Wavuze ngo haleluya. Hongera usamure haleluya. Hongera usamure haleluya. Hongera usamure haleluya. Umuhesha w'ibyacu, umuhesha w'ibyavuzwe n'Imana, umuhesha w'amasezerano. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Umva ijambo rya nyuma yasorejeho. Narikunze cyane, narikunze cyane, narikunze cyane, narikunze cyane. Naribazemo utuntu tugera ngo turi kuri dutatu, munyihanganire gatoya. Icya mbere ku murongo waho wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo 5 nuko agitekerereza umwami uko yazuye wapfuye, uwo mwanya umugore yazuriraga umwana abaraje atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gihaza ahera karavuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami ahera ko amuha umutware h'iki humuhesha, aravuga ati umugarurire ibye byo, agarurirwe bimwe. Nagira ngo uyu mugoroba utekereze ibyo wanyazwe, kandi bingahe byose. Icyo wambu kigomba kugaruka, kandi nyumva neza, agaciro wari ufite ugomba kugasubirana. Ako nyine wambu uragasubirana kandi gasize kuruta uko kari gasize mbere. Munyumve neza, iyo bagutwaye imodoka ntusaba ngo hagaruke isaniya ya yindi, hagaruke V8 na Land Cruiser na bya Prado niba aratwaba kandi ugafini na gasura imyotsi, yugaruza imodoka zimwe. Niba baratwaye twegerane dusongamane, garuza twagukane. Kuko harimo gukubirwa. Imana ivuze ngo irashaka kuguha icyiza, igarura icyiza kiruta icyagiye. Urabyizeye? Hari abantu baba bari kubata pastor n'inzozi. Hari ijambo riba mu ngoma za 2:20 murongo wa 20, hari ijambo rivuga ngo mwizere Imana, mwizere n'abahanuzi kugira ngo mubone gukomezwa. Kandi kwizera Imana ni kimwe, ariko kugira ngo tugire imbaraga zo kugeraho Imana itubwira, mugomba kumva ijwi ry'ubuhanuzi mukarikoreramo. Iyo mutaryumva, iyo muritinjira mu matwi, kurangirira mu nzira biba betegereje. Cyatumye Abisirayeli barangirira mu nzira nuko batumvaga ibyo Mose ababwira. Ngo uravuze ngo tugiye i Kanani, ati ntahari. Akabwira ngo nimurebe inzoka murakira, ati ntayo tureba. Yemwe inzoka yakuriye uracungurwa n'indi, burya icyakubabaje n'ikimana igucunguriramo. Barumwaga n'inzoka bagacungurwa n'iki? Imana irashaka kugucungura neza neza. Bwana asifiwe. Hari ibintu bitatu ushaka kuvugaho. Ndashaka kugira ngo ugarurirwe ibyawe byose. Urabyizeye muri amasengesho ko ibyawe byagaruka? Abana bawe bagaruke mu murongo nk'uko ubyifuza. Urugo rwawe rujye ku murongo nk'uko ubyifuza. Business yawe cyangwa akazi ukora kajye ku murongo nk'uko ugira ute ubyifuza. Imana igarure buri kimwe cyose nk'uko ugira ute ubyifuza. Ntibibe uko umwanzi abyifuza, bibe wowe uko ubyifuza. Hari uko umwanzi ababyifuza, ariko biraba uko ugira ute. Ndebera umuturanyi mubwire ngo nukuri bibe uko ubyifuza, biraba uko ubyifuza.
ariko ngira ngo mwishwe n'uduhinda twinshi, mwarababaye cyane. Hari uduhinda twinshi turadusiga hano muri izi nani, kuko n'Imana ivugana nawe. Urabyizera? Imana igarura ibyawe byose. Kabiri, Imana ibigarure hariho iki? Inyungu. Inyungu. Uriya mugore kuva havuye ibintu bye babyinjiyemo, barabisarura. Yaravuze ngo uhereye havuye batangire babara inyungu zabyo. Uhereye umwanzi igihe yakwamburiye ibyawe, Imana irabara inyungu zabyo. Vuga ngo inyungu zirabarwa. Hari abantu bati pasiteri we byihorere tubuse bazimba. Imana yazizana kubw'imbaraga zayo. Cyane. Bwana sifiwe. Hari umukobwa yari irase atwara umusore wundi mukobwa, arangije umukobwa ararira arababara cyane. Umuhungu yari afite akamodoka, murabona kano twakorora, korora murazizi, kandi ari n'igihe tugenda tunakorora buriya turata imodoka. Umukobwa ngo bantu nk'ayo umusore ufatika, ndamusengera ndamubwira nti batwaye ufite korora. Yari afite inzu ati ntaye, atari kurumva ari afite akazi afite na korora. Ndamubwira nti none hagiye kuza ufite aka etaje, ufite n'imodoka ihenze iri muri miliyoni 75. Sinzi ukuntu bazita ngo ni zande nziza zigezweho z'iki gihe. Oya Martine niba ari makinzi uko bazita, tumbaze akaje abo ningiye kuyigura. Mu nyungu z'ibyo nambuwe harimo n'imodoka yanyu irimo. Ariko mwebwe mbabaze, murareba uko nsa nuko ngenda nkwiriye kuba ngigenda n'amaguru na moto. Namwe ubwanyu mwayingurira maze muri ngewe nubwo mutabyizera nge ndabizeye. Muri abantu bakomeye, muri bitangaza, muri abakire bejo mu gitondo, muri abantu Imana igiye kugirira neza, muri abantu bagiye guhindurirwa amateka. Simbareba muri iyi shusho mwambaye, ndabareba mu yindi shusho. Imana igiye kubaremera ubuzima, Imana igiye kubahesha, izabahesha, igiye kubikora. Nindu byiza yatare. Haleluya. Urumwe wangurira inziza, tugiye kwisengera Imana. Amen. Ntabwo mubyizeye? Murabona ngikure kuba ngenda n'amaguru ngewe mu izina rya Yesu. N'abatara abakristo barambwira ati pastor Imana iguha imodoka. Ibi mvuze ntabwo ari ikindi, nakantu gato imodoka cyane, nakantu gato cyane. Imodoka irahendutse kuruta ahangaha turi nibyo dukora. Rero muri mwebwe icyo ni ikintu gitoya, sinsabye igitoya, mukora ibinini cyane. Amen. Icya gatatu, ugiye gukurwa mu bihe by'umubabaro mu mutima wawe, ushyirwe mu bihe byo kwishima no kunezerwa no guserebura ibyo ugiye guheshwa n'Imana. Urabyakira uvuga ngo amen. Umva nkubwira ijambo rya nyuma. Imyaka 7 y'ibigeragezo n'ibibazo ishyizwe ku musozo. Ushobora kuba utari wayirangiza 7 cyangwa warayirengeje. Hari ibintu bigiye kubaho bitandukanye n'ibyo wari urimo. No gukomera ijambo ry'Imana amashyi n'intambara. Ariko Imana yazanyera abakristo bakira ubuhanuzi, batabwakira Imana ikabashakira irembo rindi. Kuki mutakira ubuhanuzi? Imyaka 7 y'ibigeragezo, harimo n'inzara, harimo n'amarira, harimo n'amakuba, harimo n'ibindi byinshi, yashyizwe ku muso. Bishobora kuba ari ukwezi cyangwa ari icyumweru cyangwa ari ibindi, ariko hari iminsi irangiye. Ugiye gutangira indi minsi mishya, bayita imyaka y'uburumbuke, imyaka yo gusarura, imyaka yo gusubizwa ibyawe, imyaka yo kwicara mu byawe, Imana yo kwicazwa ahantu ikakwicaza. Kuko Imana yawe ni Imana irenganura abarengana. Mubwire ngo akarengane waciyemo kararangiye. Kuko hari akarengane mu buryo bubiri. Hari akarengane gaturuka ku mwanzi Satani, hari n'agaturuka ku bantu. Munda akakurenganya ugaceceka, munda akakubabaza ugaceceka, munda akagutoteza ugaceceka. Iyo myaka yo kurengana no kubabazwa no gutotezwa yarangiye. Yagize ute? Yarangiye.
haguruka ku maguru yawe. Ndagira ngo nkubwire, Imana igiye kuguha umuhesha. Muhesha w'ibyawe, muhesha w'ibyawe, muhesha w'iki? Cyangwa kundebera umuntu umbwira ngo nukuri Imana iraguhesha umuhesha w'ibyawe. Iguhaye umuhesha. Mubwira ngira iguhaye umuhesha w'ibyawe. Muhesha w'ibyawe. Hari abantu mugiye guhura n'abantu bakomeye mutatekerezaga ko mwahura nabo. Imana igiye kuguhuza n'abantu bakomeye. Hari abantu bakomeye ugiye guhura nabo. Ntabwo nyumvishije. Hari abantu bakomeye ugiye guhura nabo. Hari igihe Imana yigeze imbwira ngo nzaguhuza n'abantu bakomeye, ariko ndi mu bantu. Mfite inshuti yanjye kandi inkunda cyane, ni umujenerali, mu bajenerali bakomeye ku rwego rwo hejuru muri Canada, umunyakanada. Umpamagara akambwira ati Edouard, ndagukunda cyane, ndagukunda cyane, ntidusa ntitungana, andusha byose, nkamurusha revo ye mu mwuka, ariko ibyo arabinkundira. Reka mbabwire, ntabwo mwirase, ni inshuti yanjye mbabwiye. Iyo nshuti uburyo nahuye nayo ni igitangaza. Ntabwo ariyo nizera Imana. Muranyumva? Ahubwo mbabwiye ko ushobora guhura n'umuntu ukomeye mu buryo bugize ute butunguranye. Ugiye guhura n'umuntu ukomeye mu buryo bugize ute butunguranye. Bwana asifiwe. Umuntu umwe yisanze muri perezidansi atujuje ibisabwa. Buriya procedure zo kujya hariya mu rugwiro uruzuza kuva mu isibo kugera hejuru kugira ngo ujyeyo. Ariko umuntu umwe igitondo kimwe imodoka irazira mufata arinjira neza. Ati ikibazo cyawe giteye gite? Direct. Sa audience, nta audience iri. Nta rwandiko. Nta kuzuza. Nta rendezvous. Iyo ni Imana. Nagira ngo nkubwira ngo ugiye guhura n'umuntu ukomeye kandi bigutunguye. Bigize ute? Mana yanjye. Guhura nawe ni Imana ibikora. Kandi mbibutse ko iyi Imana igiye guhindura ubuzima bwawe, itangira kuguhuza n'abagize ute? Kuko iyo wahuye n'abakomeye uri watangiye kugera mu rundi rwego. Murebe umubwira uti nukuri Imana igiye kuguhuza n'abantu bakomeye. Arabari kuvuga ati pastor tuwakubwira aho twaguye uravayo, niyo wagwa mu rwobo uravayo, niyo baraguye muri ruhurura uravayo, n'ubaraguye yewe nushaka yaraguye mu nyanja, Imana ivana mu nyanja irakuvanayo. Nubwo baraguye mu bwihebe, Imana irakuvanayo. Aho waba uri hose, imbaraga zakugushijeyo, hari imbaraga zizirenga, imbaraga z'Imana zisuma imbaraga zitubangamira, zisuma imbaraga zidutikamiye. Ugiye guhura n'umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Ugiye guhura n'umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Ugiye guhura n'umuntu uhindura ubuzima bwawe. Ugiye guhura n'umuntu uhindura amateka yawe. Imana iguhaye umuhesha w'ibyawe. Aho biruragerayo, aho biryamye urahamenya, aho byicaye urahamenya. Mu izina rya Yesu, umwuka wakubuza gurapfa, umwuka wakubangamira gurakurwaho, imbaraga zari bariyeri zirakurwaho, imyuka yaguhagarika irahagarara, imbaraga zakubuzaga gutambuka zirahagarara, imigambi ya Satani irahagarara. Inzira irakingutse, inzira irakingutse, inzira irakingutse, inzira irakingutse. Nindu byumva tera haleluya. Ndagira ngo nkubwiye, hari ikintu kigiye kubaho. Ibyicaro bigiye guhinduka. Icyicaro cyo mu rugo cyashyizwe ku musozo. Muri aya masengesho y'iminsi 7, icyicaro cyo mu rugo gishyizwe hehe? Usohotse mu rugo werekeza ugomba kwicara. Intebe yawe yateguwe, ibyicaro byawe byateguwe, inzira zawe zakingutse, umurozi wakurogaga arahagaze, imikorere ya Satani irahagaze, ibihome by'umwanzi birasenyutse, ibirindiro by'umwanzi birasenyutse,
ibitero by'umwanzi birahagaze, imigambi y'umwanzi ipfuye ubusa. Imana iguhaye umuhesha. Vuga ngo nakiriye umuhesha. Vuga ngo nakiriye umuhesha. Vuga ngo nakiriye umuhesha. Nakiriye umuhesha w'ibyanjye. Nakiriye umuhesha w'amasezerano. Nakiriye umuhesha utaneshwa. Nakiriye umuhesha udasubizwa inyuma. Mu izina ryande. Mu izina ryande. Eribo sika tala sika shaya boy. Umva. Abaheburayo hagarara. Abaheburayo igice cya 5 n'umurongo wa 9 hari ijambo nibutse shaka kubabwira ko umuhesha yaje. Ni irya nyuma. Abaheburayo. Ola tala sika shataria sika boy. Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 9 haravuze ngo kandi amaze gutunganywa rwose abera bamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Nyumva neza, Yesu amaze gutunganyirizwa ku musaraba yabaye umuhesha w'abamwizera bose, kubahesha agakiza katagira ute kadashira. Munyumve mvuga ibintu bine biranga agakiza. Agakiza kadukiza ibyaha, agakiza kadukiza indwara, agakiza kadukiza amakuba, agakiza kadukiza ibyago, agakiza kadukiza ubukene, agakiza katwambura igisuzuguriro, agakiza kadukura ahantu kakadutereka ahandi, agakiza kararema, agakiza gafite imbaraga. Nindu byakira tere haleluya 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 haleluya. Agakiza gahindura sitati, agakiza gahindura sitati, agakiza gahindura amateka y'iwacu. Ayiwacu akazingwa, Imana akazingurwa. Umva nkubwira amateka yahashize agiye kuzingwa, amashyashya azingurwe. Akira amateka amashyashya mu izina rya Yesu, adashingiye ku iwanyu, adashingiye ku bavandimwe bawe, adashingiye ku nshuti zawe, adashingiye ku kindi icyo ari cyo cyose, ashingiye kuri Kristo umuhesha w'agakiza. Ninde wabyumva kazamura haleluya 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 haleluya. Umuhesha w'ibyawe, umuhesha w'amasezerano yawe. Imana ivuganye nawe imyaka myinshi, Imana ivuganye nawe amezi atari makeya, Imana ivuganye nawe mu nzozi, Imana ivuganye nawe ugenda. Wageze kwinjira igihe cyo kujyana n'umuhesha. Umva, ntabwo mvuga ngo amasezerano azaza. Imana iguhaye umuhesha wo kuyuzuza. Ugiye kwinjira mu minsi yo kuzurizwa amasezerano. Vuga ngo agiye kuzura. Vuga ngo iyi saha agiye kuzura. Nakiriye ubuhanuzi, ngakiranye kwizera. Icyari icyago cyanjye kiragiye. Amaboko y'abarozi, ab'iburasirazuba, ab'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, ibyo bari barakoze birabagarutse, 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 birabagarutse. Ninde ubyumva tera haleluya. Umva, iri joro ni ijoro ryawe n'Imana. Ntabwo ari ijoro ry'ibitero, ntabwo ari ijoro ry'umwanzi, ni ijoro ry'Imana. Iri joro ni ijoro ry'Imana. Ijoro ry'Imana ku buzima bwawe, ijoro ry'Imana ku muryango wawe, ijoro ry'Imana mu cyumba cyawe, ijoro ry'Imana mu gitanda cyawe, ijoro ry'Imana muri saro yawe, ijoro ry'Imana urara, ijoro ry'Imana ukorera. Ninde ubyumva tera haleluya 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 haleluya. Umva, reko soto tala saka shataria sikabo. Umva, umwanzi yatwaye ibiryoshye byawe. Ni igihe cyageze ngo ibiryoshye byawe bigaruke, ibiryoshye byawe bigaruke, ibiryoshye byawe nibigaruke, ibiryoshye byawe nibigaruke. Amahoro yawe nagaruke, umunezero wawe nugaruke, indirimba nigaruke. Eribo sito reko shata rakasa, riko shata ria borewa, rito ria sikasha. Umva, ugiye kongera gusubizwa icyubahiro cyawe, ugiye kongera gusubizwa agaciro wahoranye, ugiye kongera kubahwa, ugiye kongera gukundwa, ugiye kongera gukomera.
vuga ngo ndakomeye 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 mu izina ryande mu izina ryande wataye haleluya ola taraseka shata riko sotoreya shaibo